arongera agaruka rero nyuma y'uko kwezi kwarangiye arongera araza nk'uko yumva ari nk'ibintu bisanzwe yinjira mu cyumba nanone numva atangiye kunkoraho none ahita yongera turaryamana biraba noneho buracya ndavuga se ibi bintu ni ibiki none mana wari ufite imyaka ingahe? nari mfite imyaka 15. Mbese mu by'ukuri iyo utekereje ko papa wawe ariwe mwabyaranye umva bakoresheje na test ADN bagaragaza ko papa wawe ariwe mwabyaranye ko mwese murahuje. Bintera ubwoba cyane kavuga ati none umwana azanyica kuko bari kumbaza ngo papa we ninde. Uzayimubwira se? Nkagira ubwoba. Uzayimubwira? Umva uzayimubwira? Biteye ubwoba. Yafataga gute uwo mwana? Umva n'umwana we ni n'umwuzukuru we. We yarabizi wenda kumva ko nta wundi ubizi. Umva yavutse neza dusa asa na papa nyine urumva iby'umuryango dusa niga yiro yabaye muremure cyane ngo iyo turi kugendana wenda nk'abantu baba batubonye gutyo baramubaza si waninde ngo ni mama ngo rikurabeshye ngo cyangwa uri mushiki wawe umva umutima urandiye noneho ariko baba bivuze wenda ari ukuganira ibintu baba bavuze ngo ni mushiki we ngo kingwanya ngo ni mushiki wawe ngo ni musaza wawe ariko bavuze ngo hajya ngo ni musaza wawe pe ngo umwana mungana angera ku rutugu turagenda nyine nk'uko nkavuga se mane kandi koko baba bavuze ukuri ni musaza wawe bivuze ikibazo reka nongeye gusubiza ku kana kabazo k'amatsiko mu mutwe ubumva ari musaza wawe nabyo ubitekerezaho kumva ko ni musaza wawe koko kuko undi ni musaza kuko n'umwana papa wawe akaba n'umwana wa ukajya kazamo nuko mbizi ni musaza wanjye pe nuko namubyaye ko ari ngiye mama we ariko ni musaza wanjye sinzi ngo babyita ngo iki cyangwa nabivuga gute uretse ngo ntibikuvanga mu mutwe. Uvi inkuru yanjye VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcony ahantu nyine wicara ukanywa ka coffee cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0795929455 nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri buno buzima, by'umweko ngo nikaze muri Igasabo showroom. Tuba tubafite ibikoresho byiza kandi bya bindi bya made in Rwanda byo mu nzu. Utwifuza kuduhamagara kuza gusura ibikoresho byiza nk'ibi ngibi niba ugiye kurushinga cyangwa ugiye guhindura ibikoresho byo mu nzu n'ukuri gwino hano ibikoresho byiza kandi ibikoresho bya gisimu. Duhamagara 0788 ubundi uzi rwose twiganirire ku byerekeye n'ibiciro. Ni handi tunare negosiya, handi ushaka kuzana n'ifoto ukatubwira uti ndifuza iki gitanda, ndifuza salon imeze gutya. Uyu munsi nabwo ngarutse kuri kamera, byo birakomeye kubera ko hari ibyo tugomba kwiga by'umweko nk'abantu, ibyo tugomba kwiga nk'ababyeyi, ibyo tugomba kwiga. Hari umurongo ntarengwa abantu basigaye barenga. Ndi kumwe n'umukobwa ufite inkuru idasanzwe, yafashwe ku ngufu na papa we umubyara. Utari ukuvuga ngo ni wa mupapa ukureze, amaraso amwe. Ishimwe tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Ni amahoro? Amahoro. Meze neza? Meze neza. Meze neza? Meze neza. Yego. Urumva uritaye ko dusangiza inkuru y'ibyakubayeho? Ibyambayeho ni agahinda ukuntu byagenze. Nakuze mu buzima ntabwo bwari bworoshye
ariko kubera Imana nyine bigenda byoroha. Byatangiye ndi umwana, mama wanjye arapfa, amaze gupfa ndererwa iwabo aho yavukaga, naho haza kuza kubamo ibibazo bitandukanye, banjyana aho papa wanjye yavukaga, ariko nawe ntiyari ahari, yari afunze. Nuko nyine mu gihe agiye kugera aho afunguwe, araza turabana aho ngaho iwabo, hari n'abandi bana buzukuru turi benshi nyine tuharererwa. Abana ba papa wawe se? Nta buzukuru b'uwo mukecuru aho yavukaga, ngewe navukaga ndumwe. Ubwo ni babyara bawe? Ni babyara banjye na basaza banjye, harimo nyine benshi bagiye n'abasaza bo kwa basobanyu gutyo. Nuko nyine biza kugeraho umukecuru umubyara nawe arapfa, arataha, dusigara aho ngaho turi abuzukuru, bamwe barabagabana babajyana mu muryango ahandi, kuko ngewe nasigaranye aho ngaho ngewe na papa wanjye n'undi mubyara wanjye wari uhari, dusigara turi batatu. Ubwo mubyara ni umwana wa mushiki wa papa wawe? Nuko nyine biza kugenda bigeraho ko bose barakoraga akazi bagataha nijoro, ngewe mba ndi mu rugo. Rimwe rero ningeze mu wa gatatu segonderi 2023, aza kuza. Ni ubwa mbere urumva umwana ungana gutyo n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo bigiye bitandukanye, aza kuza ameze nk'umuntu nimba yari yasinze cyangwa yagize ati umubyeyi umbyara mu nda. Araza nyine afungura aho narindi. Aho wari uri ni he? Aho narindi nari ndyamye mu nzu nyine mu cyumba cyanjye. Aza kuza arafungura, aratangira nyine yankoraho, navuga se umubyeyi bite, uri mu biki, bimeze gute? Aravuga ati nyine uri umwana wanjye, mba ngomba kukuganiriza ibiki. Ndamuga ati se unganiriza iri joro wagiye ukaryama? Ahita azimya amatara, kuko urumva nta hantu twari turimo turi abantu batatu, ariko wundi nawe yari ataraza kuko yakoraga agataha nijoro. Uwo mubyara wawe? Umubyara wanjye. Nuko arangije rero nari nazi ngo bigenda bite iyo umuntu wenda umuhungu n'umukobwa bari kumwe bigenda gute. Urumva naryamaga aho ngaho ndi jyenyine mu cyumba, wenda nambaye ubusa niyoroshe, ngiye kubana nyine atangiye nkoraho, agira ati ngiye gusakuza rero mpfuka umunwa, aba nkuyemo agasuvene nambaye, aransambanya. Birangira gutya atasohoka arigendera, arakinga. None rero ukuntu byaje kugenda, urumva aho byarabaye ariko ntibyagira icyo bitanga, cyangwa wenda ngo abe yantera inda cyangwa iki, ariko ndakomereka, amaraso arava, ngira ubwoba, mara icyumweru ndi mu rugo. Abana twiganaga barambaza se kutakiza ku ishuri bimeze bite? Hagati ndarwaye, kuko nyine urabizi ko umukobwa iyo agiye mu mihango n'ubusanzwe ararwara mu nda. Nyine ndababeshya ati narwaye mu nda, ndi mu rugo nyine, ariko nzaza mu cyumweru gitaha. Nuko ngiye kubona mbona kuko yari yatuje uwo mubyeyi, ntiyongera kumpamagara. Ngiye kubona mbona arampamagaye kuri telefone ngo nese ngo umeze ute? Papa? Ngo uri kujya kwiga? Nyine agenda karanyica, mbura icyo mvuga, ndarira, amarira aragwa. Kuki yaguhamagaye kuri telefone se ntabwo mwari mu kibano? Oya, we yari asigaye yaraje muri Kigali, urumva ibintu yakoze we yabikoze gutyo, nimba yari yasinze cyangwa iki wenda yabimenye nyuma, abona guhita agenda avuga ati wenda atazagenda ugutereka byoroshye, agenda gutyo. Ubundi mwari musanzwe mu bantu? Twari dusanzwe tubana aho ngaho, ariko yakoraga muri Kigali agataha weekend. Iyo weekend niyo yazaga mu rugo. Niyo yari yatashye aza aho ngaho, ababikoze gutyo. Ubwo icyo cyumweru cya mbere gicaho nyine, ikindi njya kwiga niyandayanda, ngenda mbabara, ariko araguhamagara kuri telefone ati umeze gute? Ati bimeze gute, tumeze ute, ati amasomo yageze he? Nyine agenda karanyica, ndarira, birangira nta kintu tuvuganye kizima, ndamukopa nyine. Nuko yanakubaje se? we yarambajije ati ubuzima ati umeze ute? Nyine yumvaga yarabirangije, nta kintu ndi bumubwire, cyangwa kumva wenda yakoze ibintu wenda ngo bisanzwe, cyangwa nta kibazo yabikozemo. Nyine akumva ari nk'ibintu yafashe nk'ibintu byoroshye, kandi ari ibintu biba bikomeye. Ndatuza ndamwihorera. Yamuguhamagaye nk'umwana cyangwa yampamagaye kuri telefone ngo mwana wanjye ngo amakuru ngo umeze ute? Nyine mbura icyo mvuga,
agahinda karanyica ariko akavuga gusa ngewe ngaceceka nyine bitewe n'uko nari imeze cyane n'uko ikiganiro nabibonaga. ibyo yavugaga n'iki kuri telefone yakuganirizaga ati? Yarambazaga ati se amakuru nyine umeze ute, amasomo bimeze gute, nyine ukumva ibyo yakoze yabirengejeho ntabwo ari gushaka kubisubiramo cyangwa kubivuga. Nuko rero birangira aho ngaho ndamwihorera. Yego. Nuko hacaho nk'ukwezi atakize aho ngaho, arangije arongera aragaruka nanone ari mugoroba ko twari batatu buri muntu yagiraga urufunguzo rwe. Aragaruka, agarutse rero nanone nimba yararyamye bikanga asinze arongera aragaruka. Ubwo bwari bwaranyishe nta muntu nigeze mbibwira, mvuga ati wenda ntabwo azabyongera. Avuga se ndagenda mbwire mubyara wanjye cyangwa mbwira undi ati naryamanye na papa, ati noneho niba aribonye ico cyangwa bikagenda bite. Ni n'ubwa mbere byari bibaye, ntabyo nari nzi kuko urumva aho twarerwaga aho kwa mukecuru yatubwizaga ukavuga ati uzibeshya akaryamana n'umuntu ni ibibazo ni bibi mutazabikora, ati mutegereze namwe muzakora uko iki n'iki. Nanjye rero sinari mbizi, n'ubwa mbere byari bibaye. Ndavuga se biri kumbaho ni ibiki koko? Nuko ndatuza ndaceceka ariko ubwoba bukanyica. Noneho mu rugo rero bizi ko mu cyaro bafunga begetseho, nta bintu byo gufunga ngo urafunga hatagira umuntu uza mu nzu cyangwa mu cyumba. Ngiye ko mbona uko kwezi guciyeho arongera aragaruka ari nijoro. Ntabwo nari mbizi ko ari buze ko se yari yabimbwiye. Twari tumaze igihe tutavugana ko yarampamagaraga nkamwihorera gusa, numva nashaka kuvugana nawe. Vuga ati se umuntu wakoze ibintu nka biriya, nkibaza se ni umubyeyi koko cyangwa barambeshye kuko ngo banzanya aha gusa. Nkabyibazaho cyane nkahora n'agahinda. Mu ishuri nari nzi ubwenge mba nsubiye inyuma bakambaza nkabura ibyo mvuga. Arongera agaruka rero nyuma y'uko kwezi kwarangiye, arongera araza nk'uko yumva ari nk'ibintu bisanzwe, yinjira mu cyumba nanone numva atangiye kunkoraho, none ahita yongera turaryamana biraba. Noneho buracya ndavuga se ibi bintu ni ibiki none mana. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 15 ngiye kugera 16, ntabwo yari yakuzura. Iki gihe yaje kubwira iki se? Iki gihe yaje ngo none nta kuvuga, nta kintu yigeze avuga, yarafunguye kuko urumva ari njye wabaga uri mu rugo nta kare ngakora ibyo nkora, nteka ngakoropa nkagira ne ngateka ibiryo nkabishyira ku meza ku buryo uza nyine abibona. Nuko televiziyo ibaho, urumva nimba wenda yari yarasizwe na mukecuru, televiziyo yabaga mu cyumba cyanjye, araza arayicana ashyiramo ibintu bisakuza, nyine arongera arabikora. Niryamiye mvuga ati wenda urumva iyo umuntu asinziriye mu cyaro uba warushye cyane, nta bintu byo kumva ibyo hanze ngo iki sinzi ngo byagenze bite. Numva arongeye ndashiduka, nyine ndavuga se ni iki ndasakuza, ariko we yacuranze cyane nta wanyumva. Arongera aransambanya bwa kabiri. Bukeye noneho mpamagara umwana wari w'inshuti yanjye witwaga Alphonsine atuye hepfo y'iwacu. Ndamuga ati ngwino njyane kwa muganga narembye ndarwaye, none nari ndi kubabara no kugenda ntakibishoboye. Urumva nimba byarabaye gutyo nkababara mbere, nkaba ntabasha kugenda nkihangana nka muri kimwero mu nzu, abana singira uwo mbwira ngo ibi n'ibi nabwiye uwo mwana ati noneho aho kugira ngo mpfira hareka mubwira azanjyane kwa muganga. Ndamubeshya ati nagiye mu mihango ukwezi kurashira n'undi nkiva, ariko ndacyaribwa wanjyanye kwa muganga. Anjyanayo, angejeje kwa muganga nyine mbura icyo mvuga ndabeshya ati ni imihango sinzi icyo nabaye, nayivuyemo ukwezi gushize mbabara, none n'ubu biracyaza ndi kubabara. Muganga nyine mu tunini ngo tugabanya uburibwe, nyine ampa imiti. Nuko turatega, numvaga mfite ubwoba mvuga ati se ndabibabwira aba bantu kandi ari umubyeyi wanjye wabikoze, wenda byaba ari igisebo cyangwa nkumva nyine ngiye mfite gahunda yo kuba navuga ati nziyahura cyangwa ngira ukundi mbigenza. Nuko uwo mwana turongera turatega turataha. Tumaze gutaha rero ngeze mu rugo n'ubundi urumva ntabwo yari yatashye, yarakiye mu rugo. We yari yigendeye, papa nyine yagiye ahandi ariko atari mu rugo. Ndagaruka ndaryama. Nuko rero hacaho nk'iminsi nk'itatu ari mu rugo, arambaza se kutakijya kwiga, namuga ati ndarwaye.
nyine nkumva sinshaka kuvugana nawe, nkumva ibyo avuze byose sinshaka kubyumva, nkumva byose nyine nkumva nkavuga si uyu ni umubyeyi cyangwa barambeshye. ntiwamubazaga tusi papa koko ubwo bwoba ntabyo natekerezaga, njye bwari ubwoba gusa nkavuga ati nimubaza yankubita cyangwa akaba yagira ukundi yabigenza cyo noneho akanyica cyangwa nkagira ubwoba nkavuga se kuko ubu ni papa wanjye, nkiheba cyane nkumva mfite gutuza gusa ngaceceka singira undi muntu mvugisha. Nuko igihe cyo kujya mu mihango rero byari byo kuva amaraso birashyira birarangira. Igihe cyo kujya mu mihango ko najyaga mpinduranya imihango ndayibura. Muri uko kwezi byatangiriyemo nyine twaryamiyemo, najyaga mu mihango mu matariki ya mbere nko kuri 7, 8 ntabwo byarengaga ayo matariki. Noneho rero mbona sinyigiyemo, ndavuga ati rero ku ishuri baratwigishije ati ubuze imihango ukarenzaho wenda nimba ari ku itariki wajyaga ujya mudahinduranya ukarenzaho nk'iminsi 3 uzajya ujya kwa muganga cyangwa se ugenda ugure ngo nimba ari teste wipime. Ndavuga se ubu ndakora iki noneho ndabigenza ne, ndabibwira nde, ndabigirane, mbese numva mbaye nk'umusazi mbura icyo mvuga, agenda karanyica gusa numva mu mutwe birahindutse, numva nta muntu nshaka kuvugisha, numva ari ukuguma mu nzu gusa. Noneho telefone nari mfite nayo nyikuraho ndituriza gusa. Rumva nimba natunze agatelefone ndi mutoya gutyo, ni uwo mubyeyi wari akaguze arakama. ni papa papa. Ntabwo kumwita papa biragora ariko kuko nigeze mubona cyane akenshi muri njyewe nyine nabyumvaga kuko ari we, nkumva ari ukubivuga gusa ariko ngiye ntazi ngo nibyo koko cyangwa si byo, kuko mama ntiyari ngo mbe namubaza cyangwa kwa mukecuru kuko bahanzanye ntabwo nari kubihindura ngo mbe nagirane bitewe n'ubuzima cyane impamvu bahanzanye. Yego. Nuko ndituriza ndavuga se none ndabigenzane, se ndajya kwa muganga none umuganga aranyica, se ndabigirane Mana yanjye buri cyo nkora mbese mera nk'umusazi mu mutwe. Ndavuga se ibi ni ibiki kuko Mana yanjye ibi bintu ndi kubona nyine nkumva nakwiyahura, nkavuga se ndiyahura nkoresheje iki, biragenda gute se ntwite noneho nabibwira tante yanyica, noneho nabibwira abandi bose banyica, navuga ko nabigenje ne kandi baratubujije baratugiriye inama nabigirane. Buri cyo nkora muri byose ndatuza, ariko mu mutima ndavuga ati rero ubwo ntari kubibona ukwezi kugiye kurangira mu matariki 20 ageze, reka njye kwa muganga. Njye nabwira muganga navuga ati muga nyine ngira agahinda karanyica ndarira, navuga ati muga ati wagira ngo ndatwite se kubi gute kubera iki, ariko mbaza ati nabuze imihango kandi nyine mbura ibyo mvuga n'igihe iminwa. Arambaze waryamanye n'umuntu ntiwamenya ngo uratwite wiga amakanga, arabimbaza ndahamubwira. Ndavuga ati ngewe uko byagenze gutyo njye ntabwo nari mbizi, numvaga nyine nzayijyamo numva nazi ngo ni ibiki. Ati rero tureka ngufate ngo upime ndebe ndakubwira. Arampima arangije ngo uratwite, ngo muri koma mbese numva birarangiye. Nisanga nyine ndyamye kwa muganga, muganga arambwira ati rero kubera ko utarwaye akaba ari ibingibi nta babyeyi ugira. Muga ati nabo, ati se nta wundi muntu muvugana cyangwa mu bantu ugira? Avuga ati nabo, nyine ndabimuhisha kugira ngo atagira abantu cyangwa ukundi bigenda. Ndavuga si ibi ni ibiki koko, numva kugenda biranga, numva agahinda gusa nkireba nkibona nkavuga si ibi ni ibiki kuko Mana yanjye. Agahinda karanyica ndavuga ati muga ntacyo reka nanjye mu rugo. So ndabivuga nyine kugenda biranga, agahinda karanyica gusa ndongera mpamagara wa mwana ati ngwino unkura kwa muganga ndiyo. Araza arantora ariko sinagira icyo mubwira, ndavuga ati muga umbabarira utagira ubibwira, ati kuko banyica, ati kuko ibintu byabaye ntabwo baranyica. Nkumva nyine nihebye, nkumva ubuzima ntabwo, nkumva sinzi uko meze muri njye, nta numva meze nk'umusazi,
numva byarangiye, numva ubuzima butariho, nkavuga ati Mana wampaye ngapfa cyangwa bikarangira nkigendera. yego Bikomeza kurangira ngeze mu rugo ndaryama, kubyuka biranga, kurya biranga, sinagira icyo nkora, gumaho gusa mu nzu. papa yarakiri aho Yari agihari ariko nkavuga se ndabimubwira none aranyica birarangira. Ariko nza gutinyuka araza mu cyumba arambaza se ko utakijya ku ishuri, ko utagisohoka, bimeze gute? Mbura icyo mvuga ndarira, ndavuga ati papa ndatwite, kandi nta wundi muntu naryamanye nawe, ati wanteye inda, ati ndatwite rwose. Arangije arambwira ngo reka ngo urabeshya. vuga utuje wihangane sibyo, vuga utuje. Banza utuze, soma ku mazi kandi ukomere. Ukomere. Ubwo rero Banza utuze ishi, banza utuze, soma kuri ayo mazi. Ishi banza usome ku mazi. Nuko ukomere cyane, nuko ubwira papa ko utwite kandi utwite inda ye. ndabimubwira arambwira ngo reka ngo urabeshya, ngo ntabwo utwite, ngo ubwo se ngo byaragenze bite, ngo urabeshya. Aragenda nyine kuko yari umuntu mukuru, agura akantu mbona arakazanye, arantobora nyine mbona akojejemo. Aravuga ati cyangwa ngo ni ba banyeshuri banyu bo ku ishuri ngo bagutenda, ngo none ngo ni ngewe, ngo ubwo se ngo ubwo ngo byarabaye gute, ntabwo bishoboka, ngo urabeshya, ngo iki. Abagiye gutyo abagarutse muri Kigali. Ubwo nsigara njyenyine na mubyara wanjye. Ngiye ko mbona arongera ampamagaye ngo rero ngo utagira umuntu ngo ubwira ko utwite, ngo ugiye gushaka imiti ngo izasibanganya iyo nda, ngo ugatwita nyine ngo ukazagaragara ugiye nk'uko byara, ngo cyangwa bakakujyana ngo muri Kongo, muri Uganda, ngo ukiberayo, noneho wabayo ngo ukazagaruka warabyaye nta muntu ubizi uko wigeze ubyara. Ndatuza ndavuga ati wenda ibyo ari kumbwira ni ukuri, reka nceceke singira uwo mbibwira. Ariko agahinda kakanyica ngahora mu ishuri, nongera nsubira mu ishuri. Ku ishuri barambaza ese ko utajya kuza ku ishuri, avuga ati nararwaye. Se ukarwara ntugire n'umuntu utuma baza kuvugira ko warwara, nyine ngaceceka nkabihorera. Nuko nguma aho ngaho rero. Arongera aragaruka mu rugo azana ibintu yambwiye ngo ni imiti yo guhisha inda, ngo bigaragare nyine ngo ntibizagaragare. Kumbi we numva ni imitwe yari afite muri we, avuga ati wenda reka mushuke, wenda mwereka ahantu azajya ajya kunywera iyi miti, noneho nzamutegeshe cyangwa mugire nibamwica apfe bisibangane birangire. Ashatse no kukwicisha se? Yashatse kunyica. Ubwo urumva inda yari igeze, nayo mubwiye ngiye ku kwezi kwa mbere nkibibona mpita mbimubwira. Nawe mo hagati mu kwezi kwa mbere abazanye iyo miti ngo yo kunywa, ndayinywa, anyereka ahantu hepfo yo mu rugo nzajya agenda nkanywa, namara kunywa nga kandi ngo nkakirenza hejuru nyine hejuru gutya, ngo nyine ngo ntibigaragare ngo ntizagaragare. Ndavuga ati wenda ubwo abimbwiye ari byo, atari kuzajya ugera nimugoroba mu masaa 12 dutangiye kwira nta muntu ukubona. Hari ahantu hegereye ahantu mu rutoki, ariko hari ikawa hepfo yaho nyine, ari mu nzira itambika n'impanuka nyine, inzira mu ihuriro. Ndavuga se ibi bintu koko ntabishobora. Ndavuga ati ariko ntacyo ubwo kugira ngo bitagaragara, ngo ngiye kugushakira ngo nuzanga amafaranga ngo uzajye hanze, ngo hariyo bene wacu ngo cyangwa abantu tuziranye ukuryo wabayo, ngo noneho ngo ntibigaragare ko utwite, ngo bakumbaza nyine nkavuga ko ngo wenda ngo agiye kwiga hanze cyangwa iki, ntibizagaragare nyine ngo yarabyaye, none ukazagaruka wifite umwana ati banereye inda nyine. Ndavuga ati nta kibazo, wenda bimbwiye ari we wasanga ari impuwangiriye cyangwa ari ibintu byiza, reka mbyemere. Ndabyemera koko arayima,
bwa mbere yamerekeje nk'iminsi 3 akanyereka nyine nkagenda nkabikora ahagaze ruguru nkabikora nkabirangiza nkigarukira tugataha. Nuko aragenda bagiye i Kigali gukorera yonyine, urumva inda yarigeze nk'amezi iri kugira 3. Arongera arambwira ati rero nugira ubwoba atahana nakweretse ubuhazi, hari umwana wundi none wa wundi navuze wamerekeje kwa muganga. Yego, Alphonsine. Twariganaga Alphonsine. Noneho nkamanuka ngiyeyo tugiye kwiga. We yarazi imibare nanjye hari ibindi nzi nkamusobanurira nawe akansobanurira imibare. Ngavuga ati nundi ngumye mu rugo nkamanuka ngiye aho nkongera nkagaruka ahantu babibona nabi. Ngafata amakaye ngiye kwiga kwa Alphonsine akamerekeza akangeza ruguru y'iwabo. Nkavuga ati genda nta kibazo, hano ni hafi ndirukanka ngere mu rugo nkamubwira nagende ngiye kugera hahandi banyeretse nzajya nywera imiti. Ndabikora acaho nk'icyumweru cya mbere n'icya kabiri. Mu cyumweru cya gatatu rero ndongera ndahagera. Mpageze none ndi kunywa umuti mbona umuhungu wa mbere aciyeho. Ari umuhungu ugenda ntazi. Aragenda anyuraho yambuka kuko ari inzira, ndavuga turi hano umugenzi wigenderaga reka niturize, noneho wenda aragenda nanjye nk'umuti wanjye. Mbona aragiye ariko nkabona noneho n'undi arimo araza ava mu nzira yo hirya yerekeza nkaho yaragiye, sinabyitaho. Ndavuga ati reka ntuze wenda nuriya aze ararenga noneho nk'umuti. Ndangije rero wa wundi sinzi niba nari ndi kureba he mbona mpindukiye gutya ndamubura, nimba yaragiye mu rutoki wenda yihishemo. Ndangije mfata wa muti nshyira amakaye hasi, mu gihe nari ntangiye kuwunywa mbona undi aje yirukanka. Mpita ntangira gushyira mu mufuka, ngiye gushyira mu mufuka rero ubundi baraje amfata mu ijosi. Amfashe mu ijosi ngiye kuvuza induru sinzi ibintu yansutse mu kanwa, nuna wa wundi nkireba mbona araje. Mpanasinziriye sinzi ngo byagenze bite, naje gukanguka mbona inda ari nkuru nisanga muri CHK, mbona inda yarakuze, mbona mfite n'ibintu mu mutwe nyine banduzemo, nibaza ibi ni ibiki, nkumva ibyo byose byabaye ntazi ngo byagenze bite, ntazi ngo byabaye gute. Nyine ariko ngiye nkabimenya nyine akenge kagiyeho mera nk'akagoryi kuko ntago narinze ngo byagenze bite. Ngiye mperuka iyi nayiguyemo njya mu bitaro. Umara ayo mezi yose se kugeza indikuze? Namaze ayo mezi kuko navuye mu bitaro njya hanze hashize ukwezi kumwe ndabyara. Mba namazemo igihe kinini nk'amezi wenda nk'5 kurumva nagiyemo ifite 8. Nsohoka njya hanze ndi muri CHK nyine. Wavuye mu bitaro ifite 8? Navuye mu bitaro ifite 8. Navuga se ibintu ni ibiki, se nkireba nyine nkibura. Noneho hakaba hari abandi bantu bandiho mu bitaro nyine. Wa mutante wanjye yaje ni wundiho nkamubona. Nkamubona noneho papa nawe akaba ari uzajya agemura azana ibintu bitandukanye na bene wacu bose n'iki nkababona, ariko ngewe ubwenge bwahise bugenda icyo gihe. Sinamenya ngo ni ibiki ndatuza. Noneho bakambaza se Janti ese ishi ubu ntago uzi ngo ninde waguteye inda? Mvuga ati ntawe nzi, ariko nyine nabona umubyeyi nkavuga se akantu ko kwibuka cyangwa kugarura ubwenge, nkashaka gusubiza inyuma cyangwa nibuke ngo byagenze bite n'iki. Nkavuga se n'undi nimba mbizi ndabivuga none nibanyica. Ba mukecuru bavukana n'ubyara papa barahari, mama wacu arahari, abantu bose abanyeshuri twiganye barahari, nyine nkabona n'umuryango gusa uhari. Ndabivuga none bari bunyice ndaceceka, ndavuga ngo ntawe. Ndaceceka ndagenda njya hanze gutyo. Ubwo kwezi ko kubyara igihe cyo kubyara kigeze nahise njya ku Muhima ku mukecuru wari mwene wacu abariho njya kuba, nkazajya mvayo banjyana CHK kureba uko mu nda hameze n'iki, tukongera tukagaruka nyine mu rugo. Ndangije rero igihe cyo kubyara kigeze nagera mbwira wa mukecuru ati turabizi ma ati ndabona nyine ati nimba nagiye mu mihango nimba ari ibiki simbizi, ati ndi kubona amaraso ati kandi nambaye ikariso.
ati yikuremo turebe, ndayimanura. Aragenda ajya kureba ku gapapuro bari baramuhaye ko kubyara, arahambwa se ni ibiki, ndikumva n'igihe bakwandikiye kitaragera, ubwo bimeze gute? Ati rero kuko turi abakristo turi abakatolike mu muryango, ati reka njye gusenga, noneho ningaruka turajya kwa muganga, araho hakeye hariyo abaganga baturebere. Aragenda, ageze atararenga ahantu kure, mbwira abandi bahungu bari bahari nyine bene wacu, ati munda ari kundya, ariko ko nta mukobwa wari uhari sinari kubabwira ngo amaraso iki n'iki, ati munda ari kundya ariko. Arambwira ati se mama ko nawe uhari biragenda gute? Aravuga ati mumuhamagare, munda ari kundya cyane. Nkagenda nkajya kuri toilette kunyara, nyine nkanyara nkumva ndabishaka cyane, nagerayo bikanga, nkongera nkagaruka gutyo na gutyo, ndavuga si ni ibiki noneho. Barongera baramuhamagara, ko hari harimo abafite imodoka, baba banjyanye kwa muganga, nawe araza nyine. Banjyanye CHK Ruguru, baravuga ati uyu mwana agiye kubyara, ati ariko turabona nta kibazo afite, ati n'ubundi nk'uko ababyeyi bandi bose babyara, mureke tumuha ambulance yacu imujyane ku Muhima hepfo. Ati noneho ati hano nyine murabona abantu bahari, kuko CHK nabonye hari abantu barembye cyane, wenda n'abari kubyara bitakunda cyangwa iki, nyine mbona ahantu banjyanye kunsuzumira hateye ubwoba, nyine sinita ngo ndi kubabara, ariko ndavuga ati ntacyo tugende. Sinari ndi kuvuga gusa nuko nari ndi kubabara ngewe. Baramanuye muri iyo modoka, ndisubira mu rugo ajya kuzana nyine imyenda by'umwana, nyine turamanuka, tugezeyo nyine nuko ndabyara. Nkibyara gutyo kuko nari naraye nsinziriye, mpita nisinzirira, ngomba gutyo. Umwana nyine urumva yavutse afite ikibazo, batamujyana muri birano babashyiramo nyine, bamujyanamo bamushyiramo, nanjye ndaryama cyane cyane. Noneho bukeye kuko hari mu gitondo nko mu ma saa 5, ndireba gutya mbwira muganga wampaye umwana wanjye, ntangira gusakuza mbuza induru nyine, rumva nari meze nk'umuntu wagize ikibazo mu mutwe cyangwa ahandi, mbese nari naragarura ubwenge. Ndatangira ndarira, muganga arambwira ati igihe ugiye kumuzana, ati umwana ari he nyine, niba yaranyinishaga cyangwa yarambwiraga kugira ngo arebe uko meze simbizi kuko ntago yaranze. Arambwira ati igihe ugiye kumureba nyine atarahari, ariko ntago ari hano igihe ugiye kumureba. Rero mpagurutse gutya gato numva ndababaye, banongeye nsubiye nawe ati mugabo wambabariye kuko kama umwana. Ahita haza undi muntu mwene wacu, biza kurangira nyine bambwiye ati umwana arahari, ko uraza kujya kumureba mu kanya, reka hari ibyo bari kumukorera uraza kujya kumureba. Kumbi bamujyanye nyine ahandi agomba ko bari aryamye. Nuko ngiye kubona mbona umukecuru araje nyine, banshyira mu kagare bajya kumunyereka. Noneho rero barambwira ati rero umwana mumuhe kwibere turebe ko afite amashereka. Bakozeho rero numva ndi kubabara. Birumvikana nk'umubyeyi wari ubyaye bwa mbere. Birumvikana nk'umubyeyi wari ubyaye bwa mbere. Yego. Bakozeho numva ndi kubabara, ndavuga se bine bityo, ndavuga ati se mwamuhaye ibindi wenda ubu ngubu ndamuha iki, nyine nkumva sinzi ibyari byo. Ndangije rero bakora nkumva biri kubabara, noneho barakanda amashereka aranga. Baravuga ati rero ubwo muri hano wenda sinzinga imiti batanga mu cyaro izana amashereka niyihe, ati ubwo muzayibaza wenda mumuhe. Bamutangije nyine kumereza amata. Papa yahageze se? Bari bahari. Yari ahari na tante n'abacuti babo bose bari nyine. Bakavuga ko umwana ari uwande? Ngiye kuko barabimbazaga nkabaga ngo ntago muzi, nkanga kugira icyo mvuga nyine nkabihakana. Papa nawe kandi akakubaza se? Nawe yarayimbazaga se ntago uzi papa w'umwana, nkavuga ngo hoya. Nyine bavuga ati nimbimubwira ati wenda ibintu bankoreye, ariko nyine ngakeka nkavuga ati ibintu byabaye icyo nzi cyabiri inyuma papa, kuko n'ukuntu hari ahantu bamfatiye nyine akenge kakagenda kaza gake gake. Nkavuga ati ariko nubwo nabimenya nta muntu nabibwira, kuko noneho mbivuze none nahita mpfa burundu.
ati kandi wenda akana mfite wenda karamfashije nkaba ndiho nkatekereza ukuntu ngiye kwiyahura byose nkabitekereza nkavuga ati reka mbiceceke none mbivuga yanyica yego ndakomye ndaceceka biza kugira aho tuva kwa muganga bahita noneho bansubiza mu rugo bw'itandi aho twe twaravuye nyine banzana mu bitaro kwa papa aho mvuka nyine aho uvuka nuko tugerayo urumva hariyo mubyara wanjye na papa twenyine gutyo gusa tante urumva kuko ari kwiga muri Kigali yahise aguma aho ngaho ariko akazajya mba hafi mbaza amakuru bimeze bite bahise bangurira ako gatelefone nyine kandi n'ubundi sinzi ari nda wakaguze ndakajyana akambaza tante amakuru bimeze bite si gentil ntabwo uramenya kuko papa w'umwana ati ntabwo rwose nibuka ntabwo ndi kubyibuka ngo nzabibabwira nuko rero rimwe ndamuga ati rero tante uzaze nzabikubwira nuko ndayimubwira byose uko byagenze namuga ati ariko ngusabye mbabazi ntuzagire uzabibwira kuko nubivuga noneho bizarangira mbibwiye wowe wenyine umbabarire ntuzabivuge nuko arabiceceka koko ahita abijyana muri polisi nyine ajya kubivuga nyine uko byagenze ko umusaza we yateye inda umwana we nuko barampamagara tukajyayo nyine urumva rero aho ngaho sinzi ko kengeye ko kubivugaho kavuye ariko nageragayo nyine nkumva kuko twajyagayo nawe yamerekeje nyine turi kumwe tante akaba hari nanjye nyine mfite umwana cyangwa namusize mu rugo ko umwana nabyaye yaritonze akiri umwana akitonda akaryama nkajya njya kumukomangaho nyine cyangwa nkamufata nyine kugira ngo ndebe ko nageze aho mu cyaro bahita bamuha umuti noneho amashereka araza ya mata bamuhaga biba bivuyeho gutyo yego nuko tugeze aho ngaho rero muri ribu bakabimbaza ngo ntabwo muzi tante ntabwo yari yabwiye ribu ko ari papa yari yabivuze ariko we ubwo sinzi icyo bashakaga nawe barabimubazaga nawe akabihakana ngo nawe nzi ngo nabyigeze ambwira ngo ntabwo nabimenya ngo ariko ngo reka tureke ngo nakira ngo azamutubwira ngo azabivuga nyine urumva we ntabwo yari abizi nanjye sinari nzi ibyo ari byo ko ntabwo tante abijyanayo ntabwo yigeze abimbwira yego hano rero bigeraho baza kutujyana batuzana inaha i Kigali kudusuzuma kudupima baradupima twese uko turi batatu nuko babyohereza nimba ngo bitari byakaza mu Rwanda babyohereza hanze naho mu gihe bitari byakaje rero urumva twari turi aho ngaho mu rugo mu gihe bitari byakaje rero polisi ikageza mu rugo akenshi nyine baje kumureba wenda nimba byari byaraje wenda cyangwa iki simbizi nyine nkabaga ati ntawe uhari n'uri bakaharara bakahaguma ariko ntawe yahise yicikira nyine acitse agenda gutyo nyine ubwo ribu noneho ngiye kubona mbona haje indi modoka y'akarere iraza harimo umuntu nzi nakundaga araza barambwira ati rero umwana wacu ati ngwino tugende tugiye kukujyana ahantu nyine urabura iyo n'umwana nyine si bambwira ibintu byinshi ati uragaruka ntibambwire byinshi cyane ndavuga ati wenda ati reka ngende nkijyamo ariko mfite ubwoba numva nyine mbyanga nkavuga se banjyanye he nkavuga se kubera ko nzimo uyu mutante uyu mumama nyine uwo nguwo wari waje nanjye nsanzwe muzi ku karere ndavuga ati ko ndi kumubonamo wenda anjyanye ntacyo ndi bube ndatinyuka ndagenda nyijyamo batujyanye rero batuzana ahantu Indera ndaje rero ndabaza se tugiye he ngo ni ahantu tukujyanye Indera ngo we tuza ngo uragereyo nta kibazo uri bugire none nagira kubasarana none nigira nk'umuntu w'umusazi navuga se Indera ko hagiye abantu b'abasazi ngiye muranjyanayo ngo bigende gute nyine nanjye numva sinzi ukuntu mbaye ko numvaga mu mutwe harimo ngo Indera ni ahantu mu basazi ndavuga se muranjyana aho hantu ngenda narasaze ngewe nyine ndasakuza mbatesha umutwe
ariko tukanga tukagenda nyine rumva nari meze gutyo bakambeshyeshya bakangurira nk'utuntu bakama bikarangiriraho. Dushiduka tugezeyo nyine banjyana ahantu mu kigo cyari kiri aho ngaho i Ndera, ndagenda ninjiramo nyine nabo barambwira ati rero tugiye kuzana utuntu hanze n'imyenda y'umwana n'iki byawe, ati wowe bugumye aha ni mu bandi ntacyo uri bube turagaruka. Kumbe bari bagiye kunsigayo bakigendera gusa. Ndangije rero ndabyemera, ariko agana kakanyica nkareba abantu nkabona nta muntu nzimo, nkabona nyine sinzi ibyo ari byo. Ndavuga si ibi ni ibiki noneho biranyobera, ndatuza ndaceceka gusa. Nuko banyereka ahantu ndivuge ndyamisha umwana naho nkiri imyenda. Ndavuga se noneho ndimbutse se noneho se mu rugo biki. Nyine nkabaza umuntu nari masanze w'umutantine wabo ngabo, none se hari abantu ntabwo bari buze ngo banjyane, none si imyenda ivuye he? Nyine nkibaza ibintu byinshi ndeba ntazi ngo ni ibiki, nkareba hirya hino nkareba ahantu hose ndeba mvuga ni se ibi ni ibiki ndi kubona, sinamenya ngo ni ibiki. Nuko hacaho igihe nyine umutantine waho araza aransobanurira arambwira ati rero ati uko byagenze gutya na gutya urabizi, ati byaje gusanga koko biragaragara ikinuza kiraza bigaragaza nyine ko umubyeyi wari waguteye inda, ubwo wowe n'umwana mwese muhuje amaraso nyine ngo byaragaragaye ko ari uwe ariko yarabuze. Ati rero barebye kugusubiza mu rugo cyangwa kukurekera mu rugo babona ko bizaguteza ikibazo. Ati niyo mpamvu rero twakuzanye aha hagume ntacyo uzaba, hari abatantine hari icyo uzajya ukenera cyose uzajya ukivuga bagufasha. Nuko nyine ndiyakira ndavuga ati wenda uko ambwiye kuriya n'ibyabaye nzi reka ntuze noye gusubirayo kuko nshobora gusubira noneho ngapfa burundu. Ndaceceka ndavuga ati wenda ntabwo yambeshye kuko ari umuntu mbona ari mukuru. Nguma aho ngaho muri icyo kigo, ngumyemo rero tubamo n'umwana, ariko urumva cyari ikigo cy'abakobwa kandi umwana nabyaye yari umuhungu. Nguma aho muri icyo kigo nkigumyemo, biza kugera igihe nyine kuko umwana w'umuhungu yakuze ari mu bandi bakobwa bahise badusohora hanze, nyine tujya kuba hanze batwishyurira amezi 3 inzu yo hanze. Ahandi naragiye nyine muri ubwo buzima bw'aho muri icyo kigo twagize amahirwe banjyana ahantu kwiga kudoda ahantu mu mashini zabo nyine. Baratubwira ati rero mwiga kudoda wabimenya, noneho twamuha imashini cyane iyo tutanayimuha twamuha akazi agakora akazajya yibeshaho. Batwishyura amezi 3 inzu badushakira n'umuntu kuko twasohotse turi benshi. Noneho rero muri uko gusohoka barambaza se wowe ufite iwanyu? Nyine hari abagabo bafite iwabo n'abaga batafite wenda bakoranye nka Nyabugogo cyangwa ahandi hatandukanye. Ati wowe tubwire ibyawe turakujyana he, ugiye hanze cyangwa urasubira iwanyu? Hagati ntabwo nsubirayo ko natekereza akenge kari kamaze kuza maze kugenda menya nibuka ibyabaye bose ndasubirayo. Noneho ngo yaravuze, noneho sinzi ngo yaravuze cyangwa ntiyavuze, nyine nkumva nawe agati ntabwo nasubirayo. Atakuye ngo nsubirayo nyine mwandikira aha cyangwa mukangira nkagenda nkiyahura ngapfa bikarangira, kuko n'ubundi ninjyayo nari naragize ubwo narahanze. Ubwo harashize nk'imyaka, icyo kigo twakimazemo imyaka 4 cyangwa 3. Noneho ndavuga ntabwo nasubirayo, ninsubirayo azongera none abikora yabikoze ngo ni umubyeyi n'iki yongere anyice cyangwa ntereze n'abandi, ko n'undi se wabikoze nawe yari yatumye sinzi nimba yaraje. Nuko ndavuga ntabwo nasubirayo. Banjyana hanze ndakodesha nyine banyishyura amezi 3, ubundi nkazajya mvaho mu mahanga nabaga njya gukora kudoda nyine. Bampa akazi nyine ubwo mbaye umukozi wabo kuko nari narabimenye mbizi nyine. Ariko hari ibyo naciye inyuma. Urumva ndi muri icyo kigo ko rengeze mu 3 segonderi, navuze se ko mbona n'undi bavuga ngo abantu bataragira mu 3 segonderi
ranga batarangije kwiga ati nta kazi babona atunda genzana. Yego komeza. Ndavuga se mwansubije mu kwiga nkagenda nkakora nka tronkome nkareba uko byagenda wenda nkiga ngakora wenda ngatsinda cyangwa bikagira uko bigenda nimba byashoboka mukamfasha nkakomeza. Baranyihorera baranjyana mu ishuri ariko nyine ubwenge bwaharagiye nta kintu nari nzi uretse ko akavuga nyine ngo ni ukujyayo kugira ngo wenda ngo mbane ngo ngaragaza ko nize nkagera no mu gatatu kuko numvaga bivuga ngo ntabwo wajya kwaka akazi ngo wenda utarageze no mu gatatu ngo ukore tronkome ngo cyangwa iki ngo uragaragaza ngo ni uko ushaka akazi gusa. Ngewe nagiye muvuga ati wenda nagira n'amahirwe bikaba byagira uko bigenda wenda nkazabona n'akazi hanze mvuyemo hano. Urumva sinari nagatangira ibyo kwiga kudoda cyangwa iki barabyemera njyayo ndagenda njya kwiga gira amahirwe ndiga sinago natsinze ariko bampaye ikigo kuko birabyo gutanga bino bya 9 byari bigize ubwo nasubiyeyo 2 kwiga narasi imyaka 2 nicaye nyine 2013 na 4 nsubirayo na 5 2016 nyine ubwo nasubiye gutyo kwiga mu ishuri. Navuga ati rero reka nshyireho umuhate gira ubwenge ndanige ndebe ko nazakomeza niyo batanyishyurira cyangwa ngo bamfashe ngeze hanze nagumya nkiga mbonye ubwenge bwaraje njyayo ariko nyine ubwenge nkabona nta kintu ndi kumenya bakabaza nyine ngasubiza ibyo mbonye nkaza wenda habura nk'abana nka 3 cyangwa 4 ngo mbi wanyuma n'amanota nayo nkabona nta nyine ubwo bukanyica nkavuga se ibi noneho bazanuka cyangwa abishyira aya mafaranga nkabunjyana aya manota ariko ndateceka nyine ndatuza nabo nkayijyana ntibagire ikintu bambwira nkayitanga. Uza gusoza ishuri se? Ntabwo nigeze nyasoza banageze aho ndi gukora tronkome ndayikora ngiye mu kigo barambwira ati rero umwana ni mukuru ageze imyaka 4 none hitamo turagamya tugufashe wige biragaragara ko bagaye ikigo cyo kwigamo nyine ukagenda ukiga tugumye tugufashe cyangwa urahita mu mwana ariwe tuzakomezanya nawe urahitamo iki nagati reka tingiye nize nyine nuko byarangiye nta kibazo wenda ngiye mwamfashe imyuga n'ibindi ariko umwana akaba mumfashiriza akiga nawe barabyemera umwana baravuga twumva nicyo gihe nagiye kwiga nawe urumva ni mu bandi bana nawe yese agenda ahandi bagenda karira niki yatangiye ari mutoya cyane barabyemera aragenda ajya muri gutangira gardienne ariga nanjye mbandivuyemo gutyo ngumaho njya mu myuga bya nini navuze byo kudoda nyine ndabyiga. Umwana yaje nta kibazo afite uvuka n'ubumuga kuko urumva yabyawe na sekuru ni sekuru ni byose bitewe nuko mbibona wenda kubera Imana nta kibazo nigize mbana yavukanye wenda uretse ubu ngubu ahageze cyangwa uko angana ubona nyine ari mu bigare cyangwa ibintu afite igihe kingana iki ubu ngo agiye kugira imyaka 10 eko ni mukuru rese mbwira umufata gute nka musaza wawe umufata nk'umwana ubwo byo koko ngiye mufata nk'umwana wanjye kuko ntago ndabimwereka ngo mubwire ngo bimeze gutya na gutya ntabwo azi ko yabyawe na sekuru ntabyazi nabyo ndamubwira hari igeze ko bimbazangira ubwoba ndavuga se umwana nabi ni ibiki yarambwiye ngo ku ishuri ngo ko bari kutubwira ngo tubabwire ngo amazina y'ababyeyi bacu ngo mvuge ngo iryande ntabwo nigeze mbigira kubera ko ahangaha mu kigo badufashije nyine tukagira ngo twiyandike abana bahatujyanye nyine barabivuga ko byagenze ntabwo bigeze bamwandikaho ni njye nawe gusa. Mu by'ukuri iyo utekereje ko papa wawe ariwe mwabyaranye bakoresheje na test ADN bagaragaza ko papa wawe ariwe mwabyaranye ko mwese murahuje nenda bitekereza ikintu kintera ubwoba urabona nk'ubuzima umuntu aba abayeho wenda uretse Imana iba agenda ifasha umuntu bintera ubwoba cyane
nkavuga ati none uyu mwana azanyica kuko bari kumbaza ngo papa we ninde, uzabimubwira se? nkagira ubwoba. uzabimubwira? wumva uzabimubwira? biteye ubwoba ariko Imana njye nari natekereje mvuga ati nk'uko mfite bene wacu cyangwa iki nzajye wenda bamfashe mbivuga, ariko bintera ubwoba cyane cyane cyane. sinzi ravuze ati rero kuko akiri umwana gutya nshobora kubimubwira bikaba byamugiraho ikibazo. bene wabo barabizi kandi bene wanyu? nta muntu utabizi uretse kwa kundi nyine bumva ngo byarabaye ugahita baguterera navuga ati buriya ubwo yashatse kumufungisha, ati buriya yarabivuze, ati niwe ufitemo uruhare. nta n'umwe wongeye kumvugisha, byarangiriye aho ngaho mera nk'aho nta muryango mfite. ntufite ubwoko ko bazabimubwira bitaragira ahubwo? nyine urumva impamvu nanze no gusubirayo n'ibyo birimo, navuga ati ndamutse nsubiyeyo babimubwira cyangwa kumva amagambo, tereka nigumiriye aho ngaho wenda aho nabasha kuba ndi njyenyine niyo haba hari ubizi, ariko naho bahurira cyane ku buryo yabimutangariza ngo abimubwire cyane. ntibikuvuna cyane? yabimbajije nyine yigeze kubimbaza nuko atongeye ngo ku ishuri nyine ngo barabitubajije nubwo atabikubaza. ndamuga ati nzabikubwira. bintera ubwoba cyane, njye nabuze aho mpera. ndavuga ati wenda nk'uko akiri umwana gutyo nagize amahirwe agatangira kwiga, ati reka mbe nihanganye wenda mbyihorere nzabimubwire wenda ari nko mu wa mbere segonderi. ubwo se uzamubwira iki koko ishi? nzamubwiza ukuri, kumubwira uko byagenze. ubwo nimba ari unkubita cyangwa nyica azankorera icyo ashaka, kuko nanjye nta ruhare nabigizemo, nta ruhare nigeze mbigiramo pe. uretse wenda ko hakundi waba ari ubwana ugahagarara gutyo ugaceceka wumva ufite ubwoba gusa, ariko ku bwanjye nta ruhare nigeze mbigiramo n'uru na rumwe. ni ubwoba gusa nari mfite bwo kugira ubwoba pe. nkavuga ati ubwoba. papa wawe ukimara kubyara wabonaga afata gute uwo mwana? we ukuntu yari ameze, urumva nimba yarabonaga ubwenge bwagiye, we yumvaga nyine ntabyo nzi pe. yumva nyine nta kintu nzi n'iki na kimwe mu mutwe, yumva ko nyine ari ibintu. yafataga gute uwo mwana? wumva ni umwana we, ni n'umwuzukuru we? we yari abizi, wenda kumva ko nta wundi ubizi. no mu bantu akambaza ese mwana wa ntago yibuka umuntu waguteye inda? icyo nshaka kumenya, yamufataga ati yaramuteruraga akamureba? ubwo urumva aho ngaho byabaye gutyo, urumva ko urumva nimba yaragiye barahise batujyana kuri polisi gutyo, nta gihe kinini twigeze tuba turi kumwe. we yabaga yagiye akenshi, ntabwo yaramufataga akamuterura. yigeze kumufataho ni gake ariko yaramufashe. yavutse neza dusa, asa na papa. nyine urumva iby'umuryango dusa ntabwo wamubona ngo uvuge ati uyu ni umwana we. wenda nk'uko urumva iyo yabaye muremure cyane, ubu ngubu iyo turi kugendana wenda nk'abantu baba batubonye gutyo baramubaza si wowe ninde, ngo ni mama, ngo reka urabeshya, ngo cyangwa uri mushiki wawe. wumva umutima urandiye noneho. ariko baba bivuze wenda ari ukuganira, ntabyo niyo baba babizi cyangwa batabizi, ariko akoba ntabwo kabura. nkavuga ati se ibintu baba bavuze ngo ni mushiki we, ngo ni mushiki wawe, ngo ni musaza wawe, ariko bavuze ngo wagira ngo ni musaza wawe pe. gusa ngo umwana mungana angera ku rutugu turagenda nyine nk'uko, nkavuga se mane. kandi koko baba bavuze ukuri, ni musaza wawe? bivuze ikibazo ni uko njye nageze ubwo nta kintu ndayamubwiraho, nta kintu ndamubwiraho. reka nongeye gusubiza ku kantu akabazo k'amatsiko. mu mutwe uba wumva ari musaza wawe, nabyo ubitekerezaho kumva ko ni musaza wawe koko, kuko undi ni musaza kuko n'umwana papa wawe akaba n'umwana wawe, ukajya kazamo. nuko mbizi ni musaza wanjye pe, nuko namubyaye kuko ari njye mama we, ariko ni musaza wanjye. sinzi ngo babyita ngo iki cyangwa nabivuga gute. uretse ubwo ntibikuvanga mu mutwe? uretse ko nyine kwagusenga cyangwa ukiha Imana gusa. naho ubundi iyo mbitekerejeho cyane cyangwa nkumva hari igihe kera bitaraba gutya cyangwa ntaravuga ngo wenda ngo nabona aho navuga, nkavuga ati wenda
nta bantu babizi cyangwa n'ababizi niba ariko ni ubwoba, biteye ubwoba. Nkumva nagiye ndigunga ndiheba ndagenda ngirane, ariko ni kwa kundi Imana ibigukunda nyine kakwereka ko nuguma muri ibyo n'ubundi ntacyo bizakugezaho. Noneho ngarura ubwenge aravuga ati rero ibyarabaye biraba birarangira, ibyahise n'iby'ubu ngubu mfite amaboko ndiho, ntago napfuye. Nkibuka ibyambayeho nkavuga ati ubwenge bwaragiye, ndagenda mbaze zenge nyawe, none ubu ndabona ndi kugarura ubwenge, reka ibi ngiyibagize mbirenzeho. Si ukuvuga ngo wenda ngo wambana ngenda mu nzira ngo iki, wego ntago wavuga ngo ufite ubwenge nk'ubwo nari mfite mbere. Ntago kabura ako kantu ko kuvuga ati ndiyizi ngewe uko meze cyangwa uko mbayeho. Nshobora kuba nakwibagirwa ariko nkazashyira nkibuka. Genda avuga ati rero reka mbirenzeho mbyiyibagize, ntago byakunda ko wabyibagirwa nyine ibyakubayeho, ariko ni kwakumera nk'aho birengejeho. Uvuga ati byarabaye birarangira, ntacyo nabihinduraho, nta kundi nabigenza. Papa uzi aho yagiye, aho yahungiye? Ntago nahamenya kuko kuva icyo gihe ntabwo murongeye kuvugana. Ntago twongeye kuvugana, ko urumva no kuri telefone, kuri Indera, kuri RIB nyine y'u Rwanda nkuru, ariho nyine ashakishwa. Ari mu bashakishwa? Ari mu mashakishwa. Ubwo rero sinzi koko ngo nta kundi. Reka dusoze. Urumva uruhutse se ko inkuru yabivuze? Amahirwe nyine biba biteye ubwoba, ariko numvaga mboshywe muri ngewe kubera. Wumva nk'umuntu uri kutwumva yagufasha gute? N'ubuzima ntabwo buba bworoshye. Urumva ibyo bihe byose naciyemo, ntabwo nize ngo mvuge mwene ngo ndi umuntu wifite cyangwa wishoboye. Kurera umwana uri umwe nta mufasha, nta muntu ugufasha, ni ibintu biba bitoroshye nyine. Igikere n'ubufasha bw'ejo hazaza. Vuga nimero ya telefone yawe, abantu bakozwe ku mutima n'inkuru yawe, ntibirangire gutyo. Mureke dufashe uyu mukobwa Ishimwe, tumugirire impuhwe, tumugirire biteye ubwoba uko utabyumvise we byamucanze kenshi mu mutwe. Tumufashe, tumugirire impuhwe, abona icyo gukora, abona ubuzima. Jean, tuvuga nimero ya telefone yawe. 078 155 6 birenze kuri ibyo ngibyo. Munamufashe no mu buryo bw'imitekerereze, niba ari nk'umu counselor, umu psychologist, umu psychiatrist, sibizi, wadufasha ashobora kumuganiriza akaba yamwitaho, kumva ni ikintu yahuye nacyo atazahunga, kigoye kucyumva, ari wowe uri kumva ino nkuru, ari nawe none baze muri we ibintu bigunganira mu mutwe we. Ati ngerageza kubyikuramo ariko ntabwo bikunda. Hari ikintu kidashobora gukunda nyine, hari ikintu udashobora kumva ngo ugikurure bikunde, sibyo? Reka tumfashe uyu mukobwa wacu cyane. Ongera usubiremo nimero yawe. 078 155 6 7 Urakoze.